Jewe mu rugo rwanjye nanjye ubundi icyo kintangaje ukuntu uri kubibaho mu rugo rwawe. Bangaburiye nahaze nta kibazo mfite n'imbuto naziriye. N'imbuto waziriye cyane? Ibyo tuvuge umuceri tubyihorere. Ntabwo reka mubaze njye mbwira ukuntu uje utari wanamara n'iminota n'ingahe hano nkumva inkuru ngo ugiye gusomana na Munyana. Gusa ibintu bye bitumye nzigi kubagaho kugira ngo ubaze ibyo bintu. Amagambo y'abagore bumwikaritse nawe uyagenzemo koko gashaka koko babikumvisha koko nirwariye meze gutya koko urumva njya gusomana na Gashamo na Munyana. Ntabwo ngiye ndibaza nta nubwo wibabarira. Ese nk'ubwo muhirimanya kuko no byagenze tuyimaze twakoze iki muri gukururana kuri njyewe naraguhariye amarira naraguhariye gumana mujyana wawe gumanyene n'izo sida zanyu byose mugumane ngo nizo nki nizo sida zanyu urwaye sida se harya wowe ubwo mwabyaranye ubwo ntayo warwaye harya wowe rega ashobora kuba yanduye ubu kendi muzima ntabwo nikikwira ko Munyana igihe amaranye sida yaba yaranakize sida se yakira reka umuntu yamaranye imyaka myinshi ashobora kugera igihe igakira none ni gute utaba waranduye kandi Imana byara uri igisebo se kuri cyuma none ubwo mbwira ukuntu warahavuye amahoro wowe rero njya ngukeka nawe yarakwanduje nako wowe yarakwanduje nahanyuze hakigendeka ariko n'icyo nshaka wipimisha icyo nashaka kukubwira ngiye ni iki nipimisha iki sida none se niba utayirwaye njye nawe narayikuye he none ibipimo byanjye nibigendera kuva waripimisha ugasanga uri muzima ubona yindi muzima mbwira ukuntu wowe warayikuye pyemba sawa none urukushinja gusomana nawe jewe nsomana na Munyana ariko naraguhariye bari byawe ugumana ibyawe nta n'iminota sinshaka n'amatiku ya Munyana njye sinshaka kuzongera urumva nta n'iminota 30 turamahana mu rugo rwawe usubikwa ngo ugiye gusomana na Munyana rero Rudoviko ngubu ngiye kugenda mvuga amakuru kwanza ngubu ngewe nuko mu mwana musanze hano ngiye kumubwira amakuru kuri ya mwana ari wawe abimenye byanyabyo byeruye none umufuzo ngo ngwaye sida ari we wabyaranye n'uwo mukobwa unshinja wanyanuje sida ngo hangahe iki kugira ngo bivuga komeza ibyo uko niho nagiye gutambera neza ngo hanga kugira ngo bireke n'ikiryo nyine tugenda niko kugira ngo mbivuge ushaka no kwishyura kubivuga se ubundi se ko yabimenye yabimbajije kare ndanabimwemerera ariko byabaye amateka Rudoviko wabyemeye ntabihakanye yose ubwo ibyo wabyemera ariko ubwo urumva nyine ntabwo bikinkanga ngo arabimenya namuzizikiranije mbona yavuze nyine mbona arabyakiriye rero ubwo niba ushaka kubivuga nanakwishyura ukomeza ukabivuga ariko ubwo urumva ko ntamwangisha iki uzongera kumwangisha iki ariko se koko wabimubwiye cyane ubu yabimbajije nyine bigaragara ko abizi jewe nk'umuntu w'umugabo ndidefanda ubundi sinabwa n'icyo ya mwana arwaye ubwo se wareba gute ntareba gusa nsanzwe ndeba ubwo ntabwo wareba nk'igishwa munyu mu rugo rwanjye se ubu warikoze ubwira mama umwari ko wabyaranye na Munyana yabimbajije ndamuhakanira ubwo se wareba gute ndeba gute se mu rugo rwanjye ariko nsanzwe ndeba cyangwa warebaga nko mu kanya uri kwiba umuceri aho mu isafuriya wibisha agapapuro wari ukase kunabona gukata agapapuro ukibisha umuceri ngo niko wari uri kureba n'ubundi babikubwira wambonye shaka uri kureba umuceri iratangaje wanjye geraho cyangwa se ngo uri kwiba ibiryo iwawe ni ukuri kw'Imana wajya ugenza wanakamwe Alo ni byiza ubu ndimo ndoroherwa ameze neza nta kibazo
wahora n'iki kuva nava kwa muganga namenye amakuru ko Domina ngo yarasaze ngo arimo arirukanga mu mihanda aho hose gusa njye ntabwo ndatora akabaraga ngo mbyibura mbe namubona no mu muhanda agenda Ruhumuriza ndabizi ko nanjye ntazabona ikintu nkwitura pe kubera ko waramfashije kandi wankoreye ibintu bikomeye wazashatse akanya senge nawe tugahura nkagushimira byibura ko ntabura akantu k'akamvirope rwose nguhereza kubera ko ibintu wankoreye rwose ni ibintu by'abantu b'abagabo kabisa erega buriya Domini yaza kuva hano mu Rwanda akajya muri Tanzania utekereza ko atari guhura na bariya banyagwa bakandoga noneho burundu nkapfa neza burundu nkava ku isi wa nta kibazo rwose niba ufite abarwayi uri kwitaho wowe numara kwita kuri abo barwayi uzamvugishe duhure rwose tubonane ni ukuri ko Imana ameze neza pe ndimo ndagenda noroherwa gusa icyuma yateye nyine cyabaye nk'iyi ni ukuvuga ngo nagiye kwa muganga bambwiye yuko nta nyama n'imwe yo mu nda bigeze bigeraho byabaye nk'ibijya ku ruhande hari imiti bampaye ndimo ndanywa imiti igabanya ububabare noneho n'umuti wo koza ubundi umwari akampfuka nta kibazo oya nta kana kahaba ntubizi se ko hariya mu rugo inyuma hari abantu babamo nyine bafite imiryango iri inyuma babamo bareba harya inyuma rero bafite utwana ntituri kumva turi kuvugira mu gipangu cyabo inyuma ubu ndi mu rugo ndi kumwe na umwari n'aka gakobwa kitwa Claire nyine niko turi kumwe wanugira ikibazo rwose baranyitaho uko bishoboka kandi muvande ni ukuri kw'Imana koresha uko ushoboye rwose unshakira umwanya njye nawe duhure kuko nkeneye kugushimira Ruhumuriza warakoze wambereye intwari wambereye marayika pe wa nta kibazo nanjye nimara koroherwa gahunda ndayifite rwose yo kujyana ikirego mu rukiko kandi rwose namaze kubibwira RIB ubu ngubu tugiye gutangira rwose kubikurikirana kandi byanze bikunze Domina n'umukobwa we bagomba kubiryozwa nanjye nzakora igishoboka cyose ntabwo bazigera bancika nta kibazo turaza kuvugana Okay. Wishimye si umunsi? Yeah. Wow. Thank you. You're welcome. Rero iyo wishimye nanjye mba nishimye kurutaho. Akunda nani? Sure. Okay. Aho bumva wantunguye pe ntabwo nari nzi kuzikoga bingana kuri iyi. Najya kubona nkabona uramanutse uzikoga nk'ifi. Nakubitaga rimwe kabiri gatatu we nkabona wageze hirya. Nari nawe kubwiye ko koga ni hobby yanjye. Really? Tuzajya tujya buri munsi. Ntabwo uzi ukuntu nifuza kujyanayo na Hirwa. Okay. Okay. So what next? Sasa rero nimugoroba mfite interview hari umushuti wanjye ushaka kumpuza n'umuntu ukundangira akazi nyine. So I was wondering niba nta kibazo wanjye kuryama ukaza kumbyutsa. Kuryama se kandi?
ndananiwe kandi ndashaka kujya guhura nabo nyine naruhutse mu mutwe nafite igihunga. What if se twakomezanya ya movie wacumbitse nanjye tukayirebana ariko basi nturyame. Maka ndi kuvuga ngo ndananiwe ndashaka kugenda nkabanza nkaruhuka ntabwo nshaka kujya kubona nawe ahantu mfite igihunga. Mona Lisa, you know what? Always iyo ndi kukureba pe numva nta gukuraho amaso. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ayo maso nzayamenya. How? Ni ubwa mbere waba wumvisha umuntu wakuyemo amaso se? Uzayamena kubera iki? Me? No. Yeah. No. Nzayamena rero. Sure. Nyine kubera iki? Maxi yasuya ngomba kuruhuka. Iyo ndoro ntabwo nyikunda. Why? Nese ubona ndi kukureba nabi? Iyo ukunda yabura iki? Mbaho nabura gato kancumuza. Chérie. Byiza. Noneho ni ishyano. Bigenze bite se koko mpamvu umeze nk'umuntu ufite ibibazo? Uzi ibintu byabaye? Latifa. Latifa abaye iki? Ngo Latifa ngaragiye guhendereza umuntu wo gucuruza imbuto. Ngafata ibintu bye byose ngarabisambaguza. Ngarabisyonyura. Nyine ngamwiyenzaho ngo amumeneranga imbuto zose. Ngo mu gihe ari kubikora ngabafashwe n'umutima. None bamujyanye kwa muganga. Umwana mbabarira ndakwinginze pe. Sinshaka kuzongera kumva Latifa mu matwi yanjye. Rwose ibyo bintu sinshaka no kubyumva. Niba uwo mutima wamufashe ntagenda apfe nyine n'uzi ikindi kintu nakora ni. Apfe? None ubonye yarapfuye ahubwo. Chere ntabwo Latifa akwiye gupfa. Ntabwo akwiye gupfa. Ahubwo reka nkubwire Latifa dukwiye kumukurikirana kwa muganga agombe akire. Ntufite ikihe kibazo? Chere nta kibazo mfite. Ubu none nanga kano kanya utangiye kugira impuhwe Latifa. Ubugome bwose yadukoreye ubu none nanga utangiye kumugira impuhwe ku buryo wumva ko yajya kwa muganga ukanamuvuza agakira. Njyewe birasa amafaranga yanjye ajya kwa muganga kuvuza Latifa. Chere tuza. Ngira ngo wanyumvishe nabi. Chere uri kunyumva nabi nakubwiye ngo Latifa ntago akwiye gupfa. Latifa akwiye gukira. Urumva? Akamera neza tukarebana amaso ku maso. Ku buryo akwiye kuryozwa ibibi byose yadukoreye. Kuki se wumva ko yapfa akagenda gutya gusa? Umwana nta kintu na kimwe ngiye nzongera gukora kimuza na Latifa pe. Mama we numvishe ngo yarasaze. Mureke nyine agenda sare. Atora amashaje kuko ibyo nabyo arabikwiye. Nawe akwiye kuba muzima Chere. Nawe akwiye kuba muzima. Aba bantu bose akwiye kuba bazima. Niba ari nabyo bigira, niba ari nibibazo nyine bari kwishyura navuga ngo ubugome bagiye bakora nyine urabizi umunyabyaha iteka Imana imuhereza igihano gikuye nibyo yakoze. Ariko Latifa akwiye gukira, mwe kumukurikirana agakira ubundi akaba muzima tukarebana amaso ku maso. Ku buryo azaryozwa ibibi byose yadukoreye ari muzima atarava mu mwuka. Ikindi kandi na Domina Chere mfite amakuru muri aka kanya. Uriya mwana Domina ajugunye muri wese ngo aracyariho. Gusa ntabwo turamenya ahantu aherereye. Karina aracyari kubikurikirana. Umutsi yahamenye. Chere uzareba Domina nawe ikintu kizamugaruka. So uri kubyumva? Nta kintu na kimwe ndi kumva. Ndi kuvuga iyo ndoro ubundeba. Nyine yumva mbona igomba kuncumuza. Kandi urabizi mfite umuntu w'umutima. Nasi ntitwacumura ku munsi w'ejo twicuza. Nahise mubwira ngo Mona Lisa, to be honest, iyo ndi kukwitegereza banumva nta gukuraho amaso pe. Nukuri. Sisi nakubije kundeba. Like especially induru ubundeba.
Mwakuru urabizi mfite umusheri ntukandebe gutyo. Please. Akose wambabera basi byibuze. Mu gihe turi kumwe hano ibyahirwa sinzongere kubyumva se byo. Ntuzajya uvuga hirwa se byo. Maka nkubwira ko ntandukanye n'abandi bakobwa bose nari nkomeje. Kandebe urabona aho kugira ngo nkore ibyo bintu uri kumbwira. Nakwemera nkagenda muri kiriya cyumba. Nkafata utuntu twanjye nkatuzinga. Nkagenda nkajya gutura mu iteme. Imvura ikajya ikansa, nicyo gitambo cyonyine. Ubuzima bwose bubutekereza bubaho. Nakitanga n'igitambo ariko hirwa wanjye. You know what? Aho kugira ngo nkubone uri gusafaringa ubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo butagushimishije kubera njyewe nakemera umutima wanjye nkawuswitchinga off ugahagarara pe nkabaho nimereye nk'ikirobo cyangwa se uri kubona nk'uyu musego urabona ukuntu umeze every movement zose zibera hano muri iyi nzu ukajya umbona nk'uyu musego. Rero what? No, stop that. Ako Marco mbere yuko ngenda. Dore kandi urongeye. Nakubwiye ngo aya maso nzayamena. Why? Mark, I'm serious. Ubucuti dufitanye ndabwubaha. Ako bro, ayo maso yawe niho njya kundeba gutyo. Oh, easy. I'm serious. Yeah, nzayamena. You understand? Sure. So, nakishimiye ko wabikora nanone ahubwo. Uzi impamvu? Nese ubu kugira impumyi byamarira iki? Nakishimira kuba impumyi ari wangize impumyi. Naba ndi umunyamahirwe urenze abandi bose muri iyi si. Hanyuma? Kuko nta nubwo byaba ari ngombwa ko nkenera inkoni. Ahubwo every time naba nshaka gukora any movement najya mba ndi iruhande rwawe uri kumfata uri kumbwira ngo ukata hawe ukata. It's not funny. I'm serious. Maka ndagukunda urumva? Ku buryo nzahita mushakira umukozi icyo gihe. Bari kujyana amazi ushaka. Siya. Wibuke kumbyutsa. Okay. Monarisa. Ese byibuze n'iki cyaba gisigaye nakora mu buzima bwawe ariko kankunda. Kubera iki abakobwa beza bigorana kugwa mu rukundo? Dear God. Baba runyigaragarize kuko uyu mwana ndamukeneye pe. Je ntago ari impuhwe mbafitiye ntuze kubyumva nabi ngapfe apfe ajya he apfe ajye. Gusa nyine ibintu uri kuvuga birumvikana pe. Nanjye ubwanjye nakifuje kubona Domina na Latifa imbere y'urukiko. Abashinjacyaha barimo bashinja ibyaha byose badukoreye. Filime yose yabereye muri iyi nzu ndayifite kuri memory card. Ese sheri sibyo nyine nkubwira. Kuki wumva yuko njye urumva mbashyigikiye ku buryo nakwishimira yuko ibyo bintu uri kuvuga nibyo. Ahubwo urumva atari byo. Wowe na Claire umufatanye mujye kwa muganga. Claire numvaga nshaka kumusezerera akagenda. Kageze kandi. Erega sheri ubu birakwiye ko njye nawe tuba muri inzu twenyine pe. Tukisanzura ibibazo byose byabaye bigakemuka.
ariko byanga byakunda nta muntu udakenera ubufasha sheri. Remember urarwaye, ikindi kandi nkwiye kukurwaza. Ese mu gihe ngize akabazo runaka katuma mva hano uzajya usigara muri iyi nzu wenyine? ese ubundi Karine ahurira hehe n'amakuru y'ibyabaye kuri Domina? Rega sheri nuko utashatse gutega amatwi Karine. Karine afite ibintu byinshi azi twe tutazi. Rero ukwiye kubitekerezaho ugashyira mu gaciro, kuko iyo uganiye na Karine neza wumva ko afite amakuru menshi cyane, ntabwo wakabaye waramwitwayeho kuriya. Kandi nta muntu waguhereza amakuru ye umubwira nabi, abisaba ngo umutwaze gake. nyine ubwo nukumbabarira ntabwo. Kandi mpamya neza ko Karine ntabwo ari umwanzi wacu sheri. Urabizi neza yaramfashije, yandwaniye ishyaka. Reka mbanze noroherwe mere neza, wenda ngiye nimara kumera neza ibyo bintu byose nzabyikurikiranira. Nibinaba ngombwa ngiye mama wanjye wa nyawe nzajya kumushaka menya amakuru ye niba ko kakiriho. Ariko ntabwo wamushaka udafite amakuru y'ibanze. Ilfo kubanza kumenya amakuru y'ibanze ukamenya nawe uhera. Erega Domina arabimbwiye, yarambwiye ngo mama wanjye arahari ngo kandi ari hafi yanjye. So ariko ntago Karine we ntago rwose bishoboka, mubwiza ukuri ntago bishoboka. Stop that sheri, tubireke. Reka nkurikirane ibya Latifa. Ubu muri aka kanya nibyo byihutirwa, sibyo? Ubwo nonyenera umamagare kuri telefone. Oya, ahubwo buretse kugenda ndaje tuvugane. Okay. Ariko se mana, kubera iki ibintu bikomeza kunkurikirana koko? Ubu ni iki kintu nakoze gituma abantu bose bakomeza kungendaho gute? Ibintu biragenda bikongera bikagaruka. Ruhumuriza. Alo. Hagarara. Mbaza nkubwire rero nawe. Aho bigeze ngenda kurambiwe. Urandambiwe. Ndakurambiwe kandi reka nkubwize ukuntu. Iyo kasike uyikuye hehe? Amunduranze. Iyo kasike uyikuye hehe? Birakureba? Byo birakureba. Iyo kasike mbere hano uyikuye. Aho undi kamanze nkubaze. Cyangwa uri kugira ngo hari kamanze nkubaze. Ubonye wicomora urambaza iki? Ngambaza. Kamanze nkubaze. Ubundi hano mvuye urahazi. Uvuye kwiba ntaho bigaragara se. Atari hano ngaha naje, aho navuye nza hano urahazi. Uzongera uhakana ahubwo ngo urumva nyine ngo fefe ngo sinibanga singira gutugose ntaho ngufashe. Nyuma y'uko yanje na kasikura yibye. Reka nkubwirana nushobora kuhita uhamenya. Menye iki sha wowe wambiri. Umaze kukurambirwa ku buryo ndi kumuna tankuro rugweme mfite hano ngaho mweta nkutatamura. No umva. Maze kuzigita gati inshuro 13. Ubwo rero kamanze nkubwena. Igitagata umva uzaje wawa. Nuko yose yibuze. Ureba nabi banza wumve. Nuko yose yibuze. Shobora kuzakura urwembe nabagishije inkoko nkata nkubaga isura umbikati mara nk'ibisebe nkakubaho ukatinduka we isura bikatiba nk'umubiri w'ifi yokeje. Tasankanga ifi yokeje ubwo ni wowe uzashya ugahinduka nk'ifi yokeje. Suzi yuko hejuru hanga habaga Imana da. Habaga Imana ikureba. Ako ubundi kamanze nkoba. Uratekereza yuko umuntu wakwibatana kuroga ari umunsi uzamenyera nzi mite nkutwikira muri ranzu yawe imeze nk'agakorobo inze nkutwikiremo ariko do upfe si twikirishije na bino binuza ibingibi nzaza nkutwike. Ndavuze ngo fata iyo kasike wishire nyirayo. Ibyo birakureba ntaye mukire. Fata iyo kasike wishire nyirayo cyangwa se hari abandi bantu uri kubona muri ino nzira. Wangira ute? Nawe kubita ino kasike ugahwera ngiye nkatanye nkagushyingura mwara muri kirage munsi y'igiti. Umva nanje ndagukubita kasike wandekuye kanze ngufite urwembe mwereka. Rwembe rw'iki wowe ushinzwe gukata abaturanyi baba byo. Narushize ngo nkubage. Umbaga iki?
amahirwe ugira nama. Umva reka nkubwire. Wowe ufite amahirwe yo kuba wakwiguka ugatera imbere. Urabona ukuntu umusore mwiza nkawe uri kwigira ikintu cigicupuri. Ibyo suri kubibwirana. Njye nagusaba. Ndikubibwira wowe. Nakubwiye ko njye nkeneye kwiga. Nabigusabye njye nabigusabye nakubwiye ko cyakwiga. Umva ngwino hano ntaho turarangizanya zayo. Wende ndagukubita kandi. We nawe. Mana agakipe kambabaje. Ase ibintu by'imipira wazabiretse mana katari byawe. Nabonaga bigiye gucamo ariko mana umutipe. Bana ira kipe imirambabaza. Ntago nzongera kubikora. Serious man. Nje ibintu by'imipira ngiye kubira. Sometimes nje mpora mbikubwira buri gihe sibyo. Man betting ntago ari fresh. Yego nyirwa wizeye kuri burya ariko ira n'imikino y'amahirwe man. Man kubereka siko byarariye. Nzakora iki burego. Reba hano ubuzima bwawe bumaze kugera bro. Uri umutipe umeze neza ukora akazi. Ababosi bagushima ariko nungu akazi gasigaye gakunanira kubera kwiga gutekereza ibintu bitandukanye n'iby'akazi. Reka tubireke. Nese nitubire kandi abankumariye iki? Reka nkubwire. Usko nawe na Domina shubundi. Wa? Domina yarasazi yabaye umusazi. Okay. Yabaye umusazi utoragura amashashi utoragura ibicupa. Byanyabyo cyangwa ni kwa kundi umuntu byo mubwira ni byanyabyo ngi twarahuye yarantangira mu nzira. Byanangiye ndi kwigendera afite umuneke abaranangiriye. Amaze kuntangira. Umusazi gusara kwa kundi umusazi urumva. Hey. Byose ndakubeshye gera mufashe na video uretse ngwereke. Domina yabaye umusazi. Mara yako burya nta keza kakabi. Burya guhemuka ntago ari byiza kabisa. Uretse ngwereke. Ntabwo ndi byemere ntabirebye. Do. Domina. Uretse mbikwereka dore singuyu. Uyu Domina se wagize ndakubeshya. Uyu Domina ureba rero muri famiye yacu yatubereye undi muntu utandukanye n'uwo twatekereza. Uyu nguyu yanga mama kuri rwa rwego. Yakora n'igishoboka icyo ari cyo cyose akaba atari no kuri yize. Sore bigiye kuba yasaze ndabona bitanahagije aho hakabaye hariho nk'ikindi kintu runaka cyamubayeho kirenze gusa. Yaramwangaga hahandi no muri famiye yacu yose. Pe ni umuntu tutigeze duhuza habe na gatoya. Ako Maka hari ikintu ngenge nibaza. Ubundi twese ko turi mu isi kandi iherezo ryacu twese tuzapfa. Gusa ushatse kuvuga iki? Kuki umuntu aba hakumva ko yaba ari umuntu mubi, yaba ari umugome, akaba yumva yahemuka akora ikibi. Njye nibaza ubundi nkavuga ati kuki tubona abantu buri munsi babashyingura, kuki urupfu rutatubera inyigisho? Ibyo bintu birakabe byibuze ari umuntu uri strange. Ibaze noneho umuntu uri mu muryango
umuntu uri mu muryango akifata agakora ikintu ugatekereza uyu muntu duhuje amaraso, uyu muntu dufite byinshi duhuriyeho, uyu muntu nta hantu na hamwe tumuzi, nyine bikagucanga. Bera ko byakorwa n'undi muntu uri hanze y'umuryango, ariko birababaza cyane nyine kubona. Ariko abantu barahinduka mana, abantu barahinduka barasaze. Ibyo reka tubireke Imana. Ako se reka mubaze. Wait gato Kiyi muracyari kumwe. Uretse byakera bo biretse bro. Man. Wazi ibintu biri kumbaho se. Bibaze ko nsetsa utarana. Bro, somehow biri funny. Urumva ariko je birananshimishije bro. Uzi ikintu mba nibutse ngo ni ukuntu ngo umubiri wawe utarahura n'uwo mukobwa. Bro, ibyo bintu mbitekereje navuga ati cyakoze. Wenda ibyo twe kubitindaho cyane sibyo. Icyo nashaka kubwira. Akubura ntago uba udufera. Wait, we ntago nabafera man ngo bimarire iki se? Uzi ko umuntu ari sese turi kubana hano mu rugo. Ngo? Yeah. Ari kuba hano mu rugo. Mwana Risa? Yeah, turi kubana hano mu rugo. Muri kubana mu rugo. Yeah, ariko apana sharing bed no, ari kurana na sister kuko ukazi baramwirukanye man kandi nta kundi nyine yari kubigenza. Ndavuga rero reka mufashe azaba ari kuba hano mu rugo ntari mu gihe we. Gutes ise mbona ko ibintu byose uvuga ubeshya. Erega ndamukunda man. Ndamukunda se mubana gute? Uri kumva? Kandi ukavuga ngo umubiri wawe nurabura n'umukobwa. Tubana mu nzu ariko ntabwo turara mu buriri bumwe. Akura mukobwa uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi? Yeah. Neza uramuzi cyangwa kuvuga ngo neza nakuze nagize. Usibye n'umukobwa n'umuvandimwe mu bana yaguhinduka n'iki umuntu nyine abari mugari, ariko icyo nzi cyo nuko mukunda, ibindi byo nta birenze. Uko yaba ameze kose ngiye kumukunda ntacyo bintu. Simake. Uzi umuntu ajya kuva mu ijuru cyabiteye? Yeah, ndabizi. Urabizi ko ibintu byose n'iki se n'umugore neve wabitangiye byose. Ndakubwiye ngo witonde. Neza hano turi mu ijuru turi ku isi bro. Yes, we. Bite? Domi. Domi, barimo baraguhamagara. Domi, ni wendi guhamagara? Domi. Njye se nitwa Domi. Wampaye ibiryo ko ngucurangira umuziki. Nise ntabwo ni Domi. Jewe? Ewe Domi. Domi. Ni wewe Domi ndi guhamagara? Ni wowe? Jewe? Jewe? Wowe Domi na? Njyewe Domina? Ntabwo njyewe nitwa Domi. Yesu, witwa nde? Nyiribironda. Cyo byararangiye byisi. Nyiribironda? Domi, umukobwa wawe yarakubuze. Wakwirutseho kugira ngo tugufate umuziki. Ndagucurangira umuziki. Domi, wampaye ibiryo. Kuko byararangiye byisi. Ko mutuye mu ishyamba mwenyine. Bana we. Aha hantu se wicaye urahazi? Urahazi? Umugezi. Navuye kuvoma. Domi, kuko byarangiye mana nyagasani. Ariko nibi wari ukwiye Domi, reka nkubwize ukuri n'ukuri, wari ukwiye gutora amashashi. Domi, uri umusazi. Domi, ubugome wakoraga buranze burakugarutse n'ukuri baye gutyo koko. Ubu nta kenge namba ku buryo umeze gutyo burundu. Domi nari hehe? Domi. Kanjye kureba Domi. Nta mahoro y'umunyabyaha zawe. Wampaye ibiryo. Ndagucurangira umuziki. Njye se uranzi? Ntabwo unyibuka. Irindi se. Ntabwo nkuzi. Iki gipangu uriho ntabwo ukizi? Iki gipangu se? Iki ngiki hano wicaye? Kuri robine. Yewe dore kariya kamodokari. Ciao. Domi.
umva do ndekera bino bintu njya kuzanira amadoka si ushaka ibiryo si undi ushaka ndashaka ibiryo hari umushyitsi ngize mu rugo wanjye. ngiye kumuzanira fanta yicara aho ngaho neza nkasanga ukiri aho ngaho ndavuye ndavuye kandi kukuzanira ibiryo mpereza umuziki wanjye urampa ibiryo ndaguha ibiryo ngiye kugutegereza ndagutegereza nta kibazo ugira neza ugenda ariko kudome ubu ni wowe wabaye gutya koko ubu se wari uzi ko nawe uzaba gutya wampaye ibiryo ndashaka n'amazi yo kunywa akira inzanire umva mfite ikigori akira ikigori ukinyokereze akira unyokereza kino kigori usinshinze irashiraho imbazi teni nzabigiraho umusazi ntazafunga ntabwo reka nzi umwari oya wirira oya beshavura imana irakoze